ho tutazagaragara nabi ko izina dufite muri kino gihugu kano kanya akabyemera yagera mu rugo ngo umugore Shakira akamubwira ngo hoya ngo bara nabakire ngo barakize bafite amamodoka ngo wese ngo urakize ngo genda ujye gukora ngakazi nakazi namwira ati se ahantu bari kuducamo ibice manzi uri kugenda ahantu hawe wenyine ukagenda ukajya guhostinga wenyine kandi turi group y'abantu batatu ya traffic nasoni ufite we yagiye gukora wenyine derashi nejo se mwirukana sejo siwe yasubiye derashi wenyine uramwirukanye kwambe kuki yagiye derashi wenyine kuki yagiye derashi wenyine kandi muri atasabiye timu yose yagiyeyo inshuro ebyiri last week this week ya irangi ibyumweru biragenda yo wenyine mubwira yanga kumva akaba tukabyemeranya tukanarira pe tuganira sibyo nyuma akayagera mu rugo ngo umugore ngo ngo numujyana we mukuru ngo numujyana we mukuru ngo yambwiye ngo najye gukora Gashino azagende uwo mugore we wigira ngo numujyana amujyane inama ahantu bamucamaza bakamujana ngenge bishora narikorera wava kuri miliyoni imwe seri wava kuri miliyoni imwe ukajya kwijana na soni ntibishoki wanjye n'ibishoki jewe rike nzacika amazi kare nazo kumbwa ko tumenya umujana we wamera Mungu natiru nimwe mu meza ko Benda aba yazize umugore we nyine mamukwe kumugira inama nka timu nimuhita mufata umwanzuro mutabanje kumwicaza no twajyanye inama incuro 800 mana kireka kasi n'umwongeyeho hano pe twamugira inama nk'icyo nka 20 umwana w'umuhungu yanga kumva akemera nyamara kurenga hano akahinduka so ubwo rero sikoza ryanjye pe urakoze ngiye sinase gucika amazi nawe agenda ashinga timu cyangwa n'umugire muwe mushyire muri timu yawe Bria uzaba uretse gato Kaspi nazamuka ariko mumpere Benda yaje mumpere Benda Boskani mumpere Benda Boskani we mbonye umuntu ariko bose warabuze we uretse gato ya Godfam babarira nereka hano banze mubwire Boskani jambo babara ntaruvugije mushyire hano uretse gato eri umva reka ngiye mutumye n'umutuku njya reka cyangwa kuri telefone mpamagare digekaje uretse gato mbanze mbabwire uyu muntu utambutse hano yigendera utwa Boskani ni umuntu mwiza kandi ngiye nago turahura nawe amasoko maso ariko mana nabonye umuntu yamaze cika wishinyika we birakureba Boskani bareka ngura amayinite mpamagare kumutima reka muza abantu muranga mufata umwanya mukore ku mutima yanyu muvuge ngo Boskani reka utamena umutima sha reka ndebe niba hari tutakanze muwe muretse usare ko ntamubona account iri agatuza ndakamera gaturiki ego kubona we nuwe mana we Boskani Yesu kintu bamaye Boskani arabaremera none yo Boskani ni mtu wa mimi muwe muretse gato asante sana baba wanachambo anaingia Boskani magari uko bintu sinabivamo Boskani je buri umuntu wese araza karemera abantu ahangamana mujye mwubaha abantu ku izina ry'Imana Boskani kirere akigize ubwangati reka dukomeze asante sana Boskani bingibi ni bisanzwe icyo ndi gusaba ni kimwe turashize Boskani bose abanyuzemo Imana Boskani bose arabaha Boskani aratanga reba mwese katabaremeye mubese ko nuba mutarimo muramushimira asante sana tugende gake yari tugende gake tugaruke kuri kese twari turiho sibyo itonde uretse mamagare no external down sibinibi muhamagara ndese usagewe mani reka mubwire Eric nyuma yo gufata Benda akamukoresha mu nyungu ze bwiteye akamurya Tigo akamuvana kuri MTN akamuhindurira umurongo uretse gato akamuhindurira umurongo twumvikanye abana banjye barabazi DJ Kaspi ajereka nibatanga umwanya ari Kaspi nagiye kumuhamagara okay please mbabara ushyiraho Kaspi hano Kaspi nazamuke
Please Caspi mvayo hano wowe ibintu bibaye mwanya nango bizi. Bibutse ko kuri Twitter bari kubakurikira. Yera tabwira ukuri ukuntu bimeze. Basi mumfashe munamamagare Benda na was. Mutera gato. Yo wana mazina bango habona. Jamani. Mkae hapa. Umuntu uvuga umuntu yarangiza akanamuvuga hari ibyo bintu ndabishyigikira nanjye nikomeze ntabwo none se urabonye ko njye nazi Ubea umekorea. DJ Caspi requestinga DJ Caspi ndi kubona abanyashuri Boskani ku mutima Imana igihugu umugisha Imana abanyashuri hano mushireho abantu bari kuri Twitter abantu bari kuri Twitter ni mujye kuri TikTok hahiye abantu murimo murandemera ni munzamure mungeze ku 10,000 ijoro n'iryanjye ni BD ya ariko so bayikigenda hasi wavutse Caspi shiraho kamera DJ Caspi shiraho kamera yawe tugende gakeya uretse gato ya Brian mwamyutinze we Caspi fungura amakamera yawe mu myutinge gato kubera ko nibande ngo bagiye kuvuga kuryo ndi mu myutinge nijye ugiye kuvuga naringize ngo nabandi bamukizeho batuma myutinga Brian ndagufana ko. Ihangane umva gato rero ko bimeze kumvikana sibyo mureke twumvikane se munyumve njyewe aha mfite ikibazo sibyo eri gore biravugwa ko wafashe Benda murebe muri iyi minsi asigaye yitsinaza nk'abagore waragiye uramufata umutandukanya na Shakira bivuga ko amuhinduriye umurongo ahamagarira aho yarakoreshaga MTN mbere kwa Shakira akabikoresha Tigo ibyo bivuyeho umusore yaraje ariko akavuga ko akoresha ko atunze imbwa ebyiri ibyo twarabibonye amworoje imbwa wamugabiye imbwa turabibona wamuzamuriye atunze imbwa ebyiri bacirira imbwa ntabwo bazitunga ibyo bivuyeho nyuma yuko umaze gukora ibyo byose ufashe kabutira ujugunya ibishanga mbere yuko tugera mbere yuko tugera kuri ibi reka njye muramba nacecetse mbere yuko tugera kuri ibi ntabwo Benda bamwaba mwapfuye ko ejo bundi yagiye akajya live agakutura akavuga ko afite umugore nyuma yuko twabonye mwifotoreza mu buriri muhagaze twarabibonye mu cyumba sinzi niba mukoresha ntega amatwi se ariko se waretse kumvugira mukumva icyo ni koze bose ndabazi apfuye ko yasubiye kwa Shakira jya muri big screen ndabona iryanjye wapfuye na Benda ko yisha akazi cyangwa mwapfuye ko yasubiye kwa Shakira yongeye gukorana na Shakira kuko unamaze no kutubwira ko Shakira pasuforo nananze kugira icyo mbivuga wabimbaje inshuro nyinshi Godfast nabicaye kwane nkabyihorera sinongeye kuvuga ko Brian aje hano akavuga ngo nta burenganzira bafite kugira ngo no mustari ngo ne wamishije akazi muri Derage yego noneho nkahita mubwira ati ibintu uri kuvuga nta kimwe uzi dukuranya amezi agera muri 3 n'umwana w'umuhungu right yego na hamwe nongere mbisubiremo na Caspa hari na hamwe yigeze azana ikiraka na kimwe ngo tujye kukidiringa ibiraka byinshi ninjye wabigiye kubidiringa cyangwa se Caspa kabidiringa cyangwa tukajyana njye na Caspa akaza muri deal zarangiye atazi naho no byavuye kugeza ngo ni amamare nuko bwana Caspa nyine ukimuharaye hoya bambi nanga ari ukuvuga ngo ndaharaye nje ndikubwira reality shit noneho umva se umwana w'umuhungu ikintu twapfuye ni iki nanga ari byo kuvuga ngo yarasinze nkaza kuvuga ibyo twese turasinda nanjye najya nsinda pe nkajya ku live nkavuga ubwo twese turasinda sibyo icyo ndanga aricyo twapfuye naho twapfuye ko esonye n'umugore kuko bose ni indaya ari Benda atanaga abagore ari na Shakira atanaga abagabo so ibyo birazwi yes so nabizanye hano reka tubone ariko mari babubwire Eric ni mumwihorere avugisha ukuri ndabaza abanyarwanda ukuntu mutebeje mwari kuzagenda muvuga ubugambo ngo Eric ngo byagenze gutya reka nyirabya byivugire kandi ibyo avuga n'ubundi yabisubiramo n'undi ahari ni umugabo ntafite imyaka yo umwana w'umuhungu ahantu byatangiriye ni ahantu twatangiye gucika amazi tujya The Wave tugasanga club bayifunze ngo twicare ngo muri lounge ngo amafaranga batwishyura ni menshi cyane ngo kandi ngo ntabwo bayinjiza ngo kubera expenses nyinshi ibintu bagiriramo spending nayo ndababwira ati guys ahangaha twakoraga mutaragura tukora neza nta kibazo twigeze tugirana mu kwezi n'igice twakoranye n'abantu bakoreragamo mbere
kimwebwe bigeze gutya nawe ati rero baratanya ngo turazatubisha kuri pourcentage nawe yase mutatwishyira mbere nizo mujye udano namudutungwe murama kasanye zuzuye uko simize muneguza anyene ngoma kugenda nyatahanye yari ku cyumweru cy'icyumweru gihashije nka 2 weeks ago mwana wama jewe nararwanyisaka the wave nawe ati amafaranga genda yanayatanye ije wewe ndi mu mwigirisha simbyumva none mitavuga ati rero bino bintu cyanye gucika amazi kuko the owner wa hano ni nawe the owner wo muri Derash nabwiye ati bino bintu bituma ducika amazi kuko abantu ibiryo birashaje na mbajije umuntu waho bro wo munda anyereka bode commande yo bodaringiraho 2 kg y'ihene 2 kg y'inka 2 kg mbari y'ikimama noneho ndavuga ati what the fuck niyo mavaje twari inkoko y'umbi mari 20 ishaje wa umva ari nyama ziri kurura mitabatanga inyama ngo umuntu ayishatse betuma muri Simba ndabati mana ngi sio valeur yanjye sio value yanjye sio standard yanjye ahanga nsima si hansabga last day kwakurira last day kwakurira ntiza amasegonda 2 urumva ntiza amasegonda 2 ukomeze iri ntiza amasegonda 2 banyarwanda kazi uretse gato sheri banyarwanda kazi TikTok imbwiye ko kugira ngo abantu iyi myanya 1 2 3 4 5 urakora kuri goro hanyuma uhita uzamuka automatique muri dusukira ndagufana gusa twagiye kora kuri goro uhita uzamuka niko bimeze ukora kuri goro automatique uhita wisanga mu cyicaro hano mukoreho uretse ri ariko mushyiraho kamera zanyu biri kumbangamira mushyiraho kamera Eric komeza iyi nkuru yivimuzi wari ugeze ahantu uvuga ko Ben atahana abagore na Shakira gatahana abagabo dukomeze ntabwo twaharenze ntabwo twahumvisha hasubiremo bona navuze ngo iki wari utubwiye ko badashobotse Ben atahana abagore n'umugabo na Shakira gatahana abagabo badashobotse nkibaze mba bari muri open relationship nyine bikancanga anyway so rero giye ntacyo nigeze ngorana na Benda pe babarira udufashe uhere ku mwanya wa mbere kuva ku munsi wa mbere uhura na bari abantu Benda mwahuye mute ubundi twahuye dure mu kazi nyine giye na Benda mwahuye mute mutandukanye mute shiraho umucyo kuri ibintu Eric batagufata nabi ngareba nk'iki kimeze zaje ngo reba ubuse niba gututangira ariko sha umva ngubwire Godfa abantu bazajya batukana muri comment zawe ujye bakuramo pe bakuraho iyo sura y'uwo mutinganyi turenda kuruko ubwo se niyo utagira depression ubu nk'uyu mukozi uri gushaka evidence na mute harongera kwa umuntu subscription Eric komeza Eric fata umwanya udusobanurire ntabwo cyakira ngo ugire ishusho mbi abantu mutapinge ariko mbibutse ko abantu muri gutukana murebe itegeko nabashyiriye warning musoma abantu basoma icyongereza Eric fata ijambo ndagira ngo dushyireho umucyo bro twagiye anyway so nuko rero uriya mutipe ndamubwira ati hano haratuma ducika amazi yego tubabarire ureke kujya ahantu hazatuma ducika amazi kuko n'uwadutumiraga badutumiraga yatangiye kumutumira wenyine akagenda wenyine naze ngo atugishe inama nka team tukabona ari kuri fly biba nka gatatu twari namubwira ati rero urasimbutse brother ndakubwiye niba bigukundira n'ubu ntabwo biza gutinda tubwira ukuntu wahuye nawe noneho uhita ubicara ngo ugire impamvu mutandukanye biraza kudufasha ikintu cyatumye duhura twahuriye mu kazi ari DJ Caspi wamuje na Deona wa Derash cyo yari mu kwa karindwi ahari noneho icyo gihe niho nakoze bwa mbere noneho nanuza turahabunye aribyo Brian yavanze akavuga ngo niwe wadeje akazi kandi no kugeragere ari DJ Caspi yamusabiye akazi ahubwo niwe wasabiye Benda akazi hari ya DJ Caspi nawe ujya kumuvugira ngewe icyo cyo nuko Benda niwe wari ufite yo yamukuyeho ko njye natavuga umuntu adari yamushyizeho ko yari ariho kuki yamukuyeho yamugizeho akavugana akivugira Benda niwe wari uriho dushaka Benda okay niba ari ibyo rero ubivuze gutyo man mba nkubwire Benda hariya yari afite izina muri Rendime Chape icyo ntabwo ari ukubeshya kandi ntabwo yakoranaga ngo na DJ Caspi gusa
yanakoranaga n'abandi ba DJ ko nanjye ndumva narigeze kuhakorera icyo gihe na Benda nawe ari we bose ubashyira hamwe umera nk'umuntu wubatse team. ariko wowe urimo kubivanga wowe utangira wavuze ngo nuko nahise nk'ukosora wavuze ngo niwe wamesheje akazi muri Derage yabivuze Brian yego nari nzi yuko ari we yego nari nzi yuko ari we watumye mujya Derage ariko wabisobanuye njye nari nzi kuko ari we wakoreragayo numvaga ari we wabajyanye. Yes. Anyway, Derage ntabwo ari ahantu hadanje sinzi impamvu ariho wibanze cyane ntabwo harenze people ntiharenze The Bironje ntiharenze Ntuza Yari wanje impamvu ndi kuvuga Derage reka nyigusubiremo tutongera no kuyigaruka nuko ariho njyewe namenyeye Benda ari gukorera niho njyewe menya niho yakoreraga ahubwo nyuma muza kujyana naho ubundi Derage siko ahantu hose oyare ntabwo nyine numiwe nyine ibintu ari kuvuga. Anyway, so ubwo rero maze kureka The Wave namwe na Derage ntuzasubireyo kuko bari nko gushaka kuducamo ibice niba turi team bagatwara umuntu umwe ukanagenda utanatubajije bisiga isura mbi nicyo kibazo cy'ababosi b'i Kigali gushaka gucanishamo abantu ibyo bintu nabyo mujye mubibabwira wabaje gukorana ari timu utangiye gucinya umushaka umwe akazi ngo undi umwihorere uko shimira abantu ari kuguhereza amagift Brian guteranya yo cyane barashera amagambo yari yandenze sorry ngaho Brian rero ikibazo cyawe nawe Brian reka Eric atange story wowe uraza kuvuga nyuma ariko nta kibazo mureka vuga nta kibazo komeza utanga umucyo abantu bo kuri Twitter reka mbabwire ngo mu joining TikTok niho turi niho byabereye abafite TikTok mu joining Godfather Eric komeza ariko n'abadafite TikTok ntabwo nigeze mbibagirwa ni mugumanga mwumvira mu mujyi wa Kigali Eric ijambo ni ryawe. Anyway ubwo Benda turamubwira nge na Castro rero dukora amafaranga menshi kora n'utubari twinshi tubabarire hano hantu batangiye gufunga club bakatwishyura muri lounge ngariho dukorera ngo expenses ngo ni nyinshi bigaragara ko abantu bagiye kurinda muka batangiye guhomba nako n'abantu baba baramenyere club ngo no gutangire ngo ubabwire ngo club nikora ngo bicara abantu muri lounge you need The Wave reka abantu bamanze basome ngiri nzi ko bigufitiye akamaro urimo kunyumva iyi warning ndi gushyiraho kuri aba bantu bigufitiye akamaro babarira ubirebe n'ukuri soma sometimes mu gihe ngibi ndi kubwira abantu baranga bamenye ko izi platform dukoresha ntabwo abantu bagomba kuzikoresha no brainer turi kumwe igosha wabibonye aya ma YouTuber gufata umunyamategeko uza dore baba YouTuber barahangaha gufata content z'abantu n'amasura y'abantu kajya kubikoresha ukoresha amatayito harabika ndakurega umunyamategeko barahari hano turi abantu igihumbi mu by'ukuri kuza hano ugafangara amasura y'abantu ukagenda ugenda guharabika iyi warning nashyize kuri platform ndakubwiza ukuri ibi ngibi bigize icyaha mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ndabarega umunyamategeko aragutwara mu nkiko wa YouTuber we ntabwo nanze ko mufata content ni muzifata ariko mugende muzikoreshe mu buryo bufite umucyo ushyiraho tayito ikiganiro turiho ikindi twara ikiganiro cyose ureke gukata utuntu mugende mubona ubundi nabatunze ni bisanzwe no kuri Twitter niko bimeze ariko kuza ugafata amasura y'abantu hano warangiza ukagenda ukajya guharabika ugafata Eric ukagenda ukamuhindanya Brian ukamuvuga ibitariho nashyizeho umunyamategeko ndabarega muraturaburana icyo ni icyambere mureke dukurikize iby'inzego zivuga dukoreshe social media mu buryo bwubaka pana uburyo busenya icyo ni icyambere itangazo rya kabiri dukomeze ikiganiro ihangane itangazo rya kabiri ni iringiri mureba hano kuri iyi pano nashaka ko umuntu adusomere Juliet take your time somera itangazo. Warning, we are here for fun and laughter, but let's keep it safe and respectful. To all the ladies, stay sharp, don't trust anyone who might take advantage of your kindness. To all gentlemen, respect our amazing sisters, treat them with the honor they deserve, like the queens they are. Ladies, I can protect you on here on my panel, Godfather 250. Protect yourself in DM. Thank you. Murakoze cyane kuko ndashaka kugira ngo abantu bagiye babyumva abantu bazi bakora izo body shaming no gufata abana hano bakavuga ngo turanga ngo abakobwa baje kuri iyi pano hano nta mukobwa dufite udafite akazi. Brian ni umukozi murabizi muri aba bantu bose baraha
so kuza hano ukavuga ko abantu bari kwigurisha ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo ari byo, ni discrimination na harassment mukorera abantu mugatuma abantu badashobora kwisanzura ngo bavuge ibitekerezo byabo. Kugira ngende dore ninjye birirwa baharasinga. Ndabasabye ntabwo dushaka kugira ngo duserere, mureke gukoresha ngo mufate mukoreshe urwango gusa. Turi guhavinga fana no tukishima tugatarama abantu bakagenda bagahindura context, ntabwo ari byo. So iri ni itangazo nifuje ko rijyaje rinyuraho. Reka dukomeze, ndumva nta n'indi mpamvu. Brian ngaho ngwino. Eric turagutegereje. Na ziriya titles yahamura abantu bazazireke gatfadaga bibabwira. No, ibindi bindekere twagiye Eric ijambo ryawe. Ngo karabaye ngo Brian na Semungu basubiranyemo. Kavuga baba Mutinga Mike ufite abafollowers babiri ahangaha uvuga tugwaye ijambo. Hase ko ndi small fish nje kwirebera Brian na wanjye na Semuhungu nibo banje ubundi. Ngaho mutinga no bavuga gwaye. Ariko Brian ntukajya urakara, iyo urakaye biba bibi jyo guseka. Ndakumanura wowe ukoresha umurenge sako nta nubwo uzi kugura gift uko bigenda. Tuza abantu bagufollowing dore baze gufollowing n'abantu 700 tuza abantu b'abarokore Kigali. Iyi platform muyikoresha ku buntu bw'Uwiteka, nta magift mutanga, ntimwakora subscription. Urebye nuko nyine ufite izina ku zindi mbuga urakasa mutwe, niyo mpamvu hano wahawe ikuzo. Iyo wubatse izina riragukurikira no ku zindi platform no brainer. Timazo tundi mwanya wawugura amadolari 25 nagushyizemo, urumva uwo mwanya uri mugura amadolari 25 my friend, ariko kubera izina ryawe dore urahatimaje kubusa. Reka dukomeze Eric ijambo n'ijambo hazakora ruswa. Mungu na do story neza twagiye birashyushye. Ngaho myutinga. Dukomeze. Abandi ijana barenga kuri Twitter, ibiri kubera kuri TikTok ni nk'ibyabereye ikana umwami Yesu ari gufasha akana ka Yayiro. Eric Semungu tugende. Tingo cejeje se Brian. Eric Semungu urahari? Ezereza. Brian ni Eric Semungu ndabona network yamwangiye, zana wa muhungu wawe muri kumwe aho ngaho. Ngo iki? Wa mugore yaje turashize. Ngaho ngwino. Ngaho turika ijambo ni ryawe. Turikishwa n'iki? Sundo ya turi mu rubanza, turi mu ntabwo turi mu rubanza, tugenda dushireho ukuri. Baravuga ko Eric reka ntabwo bashaka kugira mu gikari. Biri kubera mu gikari ntabwo njya mpabuka. Baravuga ko Benda waje ukamurya Tigo urangije kumurangiza ubu ngubu wamujugunye. Urumva ibintu biri kuvuga amatiko ari kuvuga hirya. Urumva ibintu biri kuvugwa, waramufasha uramubenura umugira gore none wamujugunye. So ibi ngibi rero ndashaka ubishyire umucyo. Urumva abantu barije gufata ko wafashe uriye ukamugira umugore warangiza ukabamushubije hirya imaze kujugunya kabutinga. Bishireho bikiriyaringe mu mucyo. Je ntabanga ntabwo ari umwana bari kuvanga ibintu mane muri kuvanga amadosi. Oke twagiye rero tubwira ijambo n'iryawe bari mubwira naho zamushaka kubwire ari hano Benda amaze kwageragiye kuzamuka. We fatiraho vuga view yawe. Anyway, so ndetse na unire ntabwo ndasubira mu bintu byose ko that's too much. Bapfuye nibi bapfuye yuko ajya ghostinga ahantu hakiriritse kandi standard yanjye bitagendana. Ndamubwira ati man, you have to change. Kwandi bari kuducamo ibice ni gute wagira bagutunganya na ghostinga ahantu wenyine ntuzana n'abitubire as a team bashize twagiye aho hantu kandi ahambere twaravuye ubona ukuntu bari batanye kudufata. Muraza ibintu byose twapanze akavuga ngo nemujyana mukora akabe mubuzi akamujya mu matwi kandi yavuye mu rugo yemeye. Brian to make it story short, last Friday ubwo twari turi people nge naramwibwiriye mwana wama hari ahantu tubonye tuhava ku muteremuko vuga Derash na za The Wave bari tuzasubirayo dufite ahantu heza dushaka gukora iminsi 2 mu cyumweru tukabona amafaranga menshi kandi people amafaranga twakura na the bironje na amafaranga menshi pe namwe ati aho yaducika amazi twaguma aho ngaho hameze neza arabyemera namwe ati ariko nusubira hariya kuko twaratuma warning akabyemera bwa yagera mu gakihinduka. Namwe nisubira hariya man tuzaya dutandukana nge nabimwibwiri. Guess what? Twagwe ducuranye yavuze ngo ndanga zongera ngo nanga ashaka gutandukana natwe aranarira bro aragira. Twagwe ducuranye twonye kubona aposting noza flyer yo gukora muri Derash wenyine kuwa mbere. Datoye umwana nango yumva mitamusimbuza MC. Okay, bureka dore DJ Kaspi jambo wenda aragira byinshi ababwira murakoze. Afungure kamera.
fungura kamera turebe niba utisigaye wisiga Kasipifa yo hano Kasipingwa niwe uri guteza ibibazo imihanda. Nari ndyamye ibya kamera numva atari byo ngombwa. Bifungure baravuga ko gusigaye witega ariko ibyo nta kibazo. Nimba wumva bitumvikana ko tuvugana ndi off camera nta kibazo. Aho vuga none se nakora iki ko dushaka kumva ibyo uvuga nta kundi. Umva nkubwira ikintu cya mbere mani. Mukajye mukunda kuvuga abantu umuntu adahari hatari impande zombi sibyo? What do you mean? Ikindi kintu Brian nari ndimo mbumvaho kare. Ose Kasipika uri kudukanga none se kukuvuga nturi umustar. Oya nago ndi kuvuga nabi nuko nari nijyamye bro. Byuka Ariko kukuvuga udahari ntacyo bitwakeka tukuvuze nabi. Agari njyewe ndi kuvuga Benda ntago ndi kuvuga njyewe. Nawe ni umustar tugomba kumuvuga. Ubu nta muntu n'umuranga uziranye na Benda ngamuhamagare ko. Kandi no Benda n'ibyo Mike. Itonde umukono bimeze. Bino bibazo byose turi guhura nabyo biri guterwa n'aba boss man. Ngira ngo uribuka Brian umunsi wa mbere nge nawe dushwana ikintu twapfuye. Ni umuntu waduteranyije. Benda uriya ninjye wamuzanye hariya. Eric ninjye wamuzanye hariya. Noneho twebwe turicara dukora team turi batatu ndavuga reka Benda tumufate boro tuyite gutya. Eric ati tugomba gukora. Twebwe nta kubeshya nitwe twadiringaga amadiru yose. Benda ikintu yazize ngiki. Benda twarakoze uribuka Brian dushwananye nawe muri ntuze ari umuboss uduteranyije. Muri The Rush. Nta kaboss kifashe karaduteranya nyina Brian tureba nayo intare nyuma tuza kwiyunga turabirangiza umuniga arandakarira. Umuniga rero impamvu yandakariye ngiyi. Benda namuzanye hariya akorera amafaranga make ni ari njye uri kumwina namubwira bro ngwira nkwere ukuntu sasa dushaka gukora wowe ukagira ikintu ugeraho nawe. Benda araza ari no kubyanga ku mafaranga make. Noneho hajyaga habamo ibintu byo guhinduranya aba DJs. Benda ntabwo yashakaga ko akora ntahari. Ashaka kwivumbura ndamubwira bro ufite inshingano nyinshi ufite umwana ureberera kandi aya mafaranga yo kuambera afite ikintu yagufasha. Njye mfite ahandi hantu nkora nubwo nawe ntari gukora hari ahubwo wejye utegereza nidukora rotation nkagaruka dukorana ariko nyine komeza ukora akazi kawe. Benda arambwira ati nta kibazo ndahamusiga. Noneho mu kuhamusiga nza gucommunicatinga nande na Eric ndamubwira ariko Eric kuri nta kuntu wareka tukikorera. Atese guteka bino bintu nabimenyere ndamubwira weho reka dukore tutangira ibintu by'ubuhosta nanjye mbyumva umudije. Arambwira ati rero amafaranga nshaka ntago bano bantu bayama. Ndamubwira oya byiho rero noneho ikintu ugiye gukora ngiki. Umuntu uzajya uvuga akagushaka nyenza ajya ndiringana nawe. Dutangira ko ngo ni manzi yari inshuti yanjye arambwira bro wamba wari ukanzana Eric. Ndamubwira amafaranga nawe urayamuha. Ati ni menshi. Ashaka kunyumvisha buryo cyagomba kuma amafaranga make kuri we ariko nkagira yanjye njyaho tukaba tubiziranye. Ndamubwira ntabwo ibyo bintu bishoboka. Njyewe nimba dukoranye n'umuntu muha amafaranga ye abyange cyangwa byemera. Ndamubwira ati basi mumbabara umugabanye kuraye. Ira okay nta kibazo. Eric ndamubwira rero ukorera no mafaranga twese na bino bintu muri turo ukuntu bimeze. Eric arabyemera. Amafaranga ninjye yacagaho kugira ngo agere kuri Eric. Noneho umunsi umwe umutipa natangiye kumunyurizamo ijisho yamaga amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye. Yamaga amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye nkayahereza Eric. Uwo ninde? Uwo mu boss. Okay. Noneho umunsi umwe aza kwifata aho kugira ngo anyishyure amafaranga yose ahita afata ya nimero ya Eric ahita yoherezaho amafaranga kugira ngo arebe ko hari amafaranga ntwara kuri Eric. Sinagira ikintu kuzamure komeza sinagira ikintu mubaza ese kumaya kuko amafaranga ya Eric utayamaye ukayamwihera ndabyihorera ibyo bintu byose. Noneho nakoze iki nahise mvuga yo bya bintu ubwo bimaze kuba successful twakoze neza. Ndamubwira Eric ntago twakora twenyine reka na Eric na Bena ndabona ari umuntu uri positive nawe ubwo yarari kubikwisabira reka dukorane turi batatu. Urumva Benda amafaranga yahembwaga yarikubye. Yikubye umutipa atangira kundakarira
kuko yabonaga ko strategy y'ibyo bintu ari nge wayize gute wayitangije. Yabonaga Benda ku mafaranga makeya, ari kubona uburyo ajya guca kuri Eric agasanga ninjye uri kumubangamira. Umutipe ashaka kunsopanya nande na Brian turashwana bimwe bya nyabyo. Tuza kuganira ibibazo turabikemura. Tubikemuye ahubwo we akuza beef. Induwo uwo mu boss akujije beef, ashaka guhostingisha Eric na Benda ngiye ntarimo. Ndababwira bro, umugende mukorera amafaranga ngiye nta kibazo, kuko ngiye mfite n'ahandi hantu ngiye mba nkorera nubwo nakora muri team. Mfite ahandi hantu basanze mfite beef, ahita yinkiraho uwo mutipe, ayinkizeho akoresha Benda na Semuhungu. Ndababwira nta kibazo, mwebwe mukomeze mukore. Kandi kabari twakoreragamo dukora umunsi wo ku cyumweru. Uwo mu boss aza gufatamo shares, aje gufatamo shares arababwira ntago nshaka Caspi. Abatipe barafightinga Benda nande na Semuhungu abwira ati nta wundi muntu dushaka. Ndababwira yo mwebwe mwikorere mani nimugire ikibazo. Barakora. Bamaze gukora batangira kuzana ibintu. Hari umunsi waje kuba ikibazo, bazana ibintu ngo bya pourcentage kandi bari baje mu kazi batavuganye nabo, ngo bafunze club ngiryo umuriro, batangira gushwana. Ndababwira yo mwebwe kunoro bigiye kugenda, urabona turi mu gihe cy'imvura, niba umuntu afunze umutwe gutya mwebwe mujye mwaka avance. Nibi na failinga gutyo mucungire kuri ya avance. Ati sawa. None icyo gihe ukuntu byaje kugenda, byaje kurangira binaniranwe, batangira gushwana. Uwo boss tangira gushwana nabo. Eric aramubwira rero ngewe ndakorera aya mafaranga, niba utayama icireho byihorere. Aho kugira ngo Benda following a team, aravuga ngo ya ngo ngiye ngo reka ngiye ngo nkorere ngo amafaranga, ngo ngiye ngo nta kibazo, ngo we niba utayemera ngiye ngo ndayemera. Icyo gihe hasohoka flyer yo kuwa gatatu hariho Eric ari bukorera aho hantu, kandi nta wundi muntu uriho hagati yanjye nande na Benda, ariko arabitumenyesha. Aratubwira ngiye bamaye amafaranga ngo nze mbe mpari gusa, murabyumva gute? Ambwira okay, ntari bintu ubundi nta cyadanje genda ukore. Aca hindi weekend bahamagara Benda muri The Rush kubera ko uwo manzi yari yananiwe kwa affordinga budget yande ya Eric. Benda abona flyer isohotse hariho we n'abandi bantu. Benda ntiyavuga ati boss kusohoye hatariho Eric bimeze biti. Benda ripostingira. Ndavuga ese byagenze gute? Ndababaza bose. Eric arambwira ati nabibonye kuri, ndamaza Benda ko flyer yasohotse tariho Eric byagenze gute manzi mwavuganye iki? Arambwira rero ngiye nabonye ngo flyer yasohotse, ubwo byaba byiza na Eric amwivugishirije. Ndavuga oya ntago ariko byakagenze. Weekend ya mbere arakora, tunagiyeyo turamusupportinga turataha. Weekend ndababwira rero Eric, ndavuga reka tuze kubonana tugire ibintu tuvugana. Turabonana ngiye nande na Benda na Eric. Abantu mutapinge mukore kuri Hatimi, mukore kuri Goro, dore ko mwabaye. Benda turicara, ndavuga Benda mbabara umubwiza ukuri, turi abantu turakorana, wenda ngewe ishu yanjye irahari turayizi twese, ariko ni iki cyatumye ubona flyer iriho Eric? Ntuhamagare Eric ngo umubaze cyangwa ubaze boss why ibi ngibi uri kubikora. Benda asubiza ikibazo kigira ngo ariko Eric ngo ni umuntu mukuru, ngo nawe ngo yari guhamagara boss akamwibariza. Can you imagine as a team? Turashize. Nitamubwira Benda kankubwira ikintu utaruzi, fight zawe nakoze ukaba utaruzize. Nawe yabikubwira. Arantu twakoreye baravuga ngo ntago bashaka umubyinnyi Benda. Ndamubwira ngo yo turi team, niba utamushaka tureke. Birangira mpaka Benda birangira batuje nyine turakora. Noneho haza kuza indi deal from Uganda Nomad kana nahavuge. Turashize. Barampamagara barambwira manager waho yari mu Rwanda ejo bundi yitwa Machete Anodi.
arambwira Kaspi uri he, ndamubwira ndi namubeshye ko ndi Nyamata ariko nari ndi Kigali nuko ntashaka kubonana nawe. Arambwira ndashaka ko tubonana. Turabonana. Twavuganye ahubwo mbere arambwira ngo nshaka kugutumira ngari kukazana n'umu artist. Ndamubwira suwe mu artist, arambwira hagati ya Ariel na Kivumbi. Ndamubwira rero ntago biri bushoboke kubera ko mfite team, ahubwo waretse ntazana na team yanjye. Ndetse team yawe y'abantu bameze gute? Bose batatu. Ego. Mita arambwira ni bande? Ndamubwira se muhungu uramuzi se? Ngo oya. Benda uramuzi se? Ngo oya. Mwereka Eric kuri page ya Instagram abona aramuzi, aravuga ngo ariko ngo njya mubona. Mweretse Benda abona naga muzi. Ahita ambwira noneho weho bwira uwo ngo Eric muzane mundebe kuri apartment. Uri kumva njyayo na Eric tumitinga nde uwo mutipe. Umutipe arambwira se Kaspi uwo nguyu mwamwihoreye wowe ukazana n'uyu nguyu Eric. Ndamubwira sha ntago byakunda, ahubwo ikintu wamfasha nimba ari ibintu ubona byaguhenda katugabanye ku mafaranga ariko twese tugende. Ndamubwira Benda ibi bintu ntago waruzi ko byose na fightinze kubera byo. So wowe rero ikintu gihari rwanirira team kurenza uko ushobora gushaka indonye zako kanya cyangwa kwirebaho wowe ubwawe. Benda arambwira ati numva guri kumbwira nabi ariko aka kanya noneho ndi kubyumva. Ndamubwira Eric ngo uyu hano ntabwo ndi kukwitakaho. Ngiye na fightinze ku bwawe inshuro nyinshi ariko ntabwo nigize nza ngo mbikubwire. Rero ikintu gihari bro, ahantu ushaka kujya gukora aka kanya ndabyumva pe, ushaka amafaranga ariko icyo bashaka ni iki? Ni abantu babazanira abantu. Weho ugende umwicaza umubwire rero ufitanye ikibazo na Kaspi ntabwo gifitanye na Eric. Mukomeze mukore muri babiri, nge ntuzanamvugemo uzandeke. Ariko mwebwe mukomeze mukore muri babiri. Benda ati ndi kubyumva pe nta kibazo. Wari umunsi wo kuwa kane tugiye gukorera Antonov. Turataha pe Benda ibintu bimeze neza. Icyo gihe naragiye mbasigara na Eric bari kuza kuko njye nagomba guca mu rugo kuwa gatanu sasa. Ayo marira rero nayingona. Yagusabye iki? Yansabye arabizi. Eric ngwino. Hano harahiye. Muze kumpemba. Eric vayo. Dore bande nsubize ibyo bintu byose mbirangize. Yego. Reka Benda avuge. Reka Benda avuge. No numvishije ngo yanyirukana Icyongereza. Mu kazi dukora niye hantu bakoresha Icyongereza buriya. Naho. Yunyumvira. Ibyo tubireke. Baravuze ngo Shakira njya mu matwi. Shakira niba koko anja mu matwi ahantu hose twabaga dukora yabaga hari. Nanjye nk'umuntu udukunda ntabwo najya gukora ikintu nabanje kumubaza. Kandi nibyo mvuza hari ibyo mba mbona biri ngombwa ko nanjye ngomba kutabikora. Nubundi ikintu yararambuje ko nazagisubira no kuri live no mu ma interview. Kwa ko ngiye imisubize yanjye ntabwo ari fresh. Ntabwo ndamenya ibintu byo gusubiza nyine imbere ya kamera. Ibyo ngibyo tubireke. Ikintu nakisabira Eric na Kaspi bakomereza aho ngaho. Nawe ubu nibyo kugira umururumba w'amafaranga ndawugira icyo nzi cyo nta muntu urusha umururumba Eric gukunda amafaranga. Nanjye nta muntu ndusha umururumba w'amafaranga. Gukunda yego rero niba ndugira umururumba w'amafaranga ahubwo nagize n'Imana umutima wo kugira umururumba. Kuko hari abatawugira. Ibindi rero mane ntago ngiye nari kureka akazi kanje ko kuwa mbere ngo nindangiza ngo ngiye nyine ahandi hantu kandi aho bamimba neza. Ibyo narabyanze pe. Ndavugisha ukuri byo sinabihakana nanze ako kazi nibigeze banambwira ngo baransezereye dufite groupe. Nibigeze bambwira ngo baransezereye. Nagiye kubona mbona ngo bapostinze ngo banyirukanye. Nta n'ikintu bigeze bambwira. Kubera ikibudi byitwa ko kwirukana kandi nawe ufite izina ryawe wakora ibintu byawe n'undaga. Nanjye rero none ikintu ngo yanyirukanye kubera ko nzi ukuri nasetse ngo ancurana.
none ndibaza niba se koko twari groupe ko batigeze bavuga buriya urumva banyegere niturangiza babone ko nasubiye kunarabwe mwana mwebwe mufite ibintu mwageze wowe Kaspi hari ikintu agezeho naye kari ikintu agezeho ntabwo najye kwihumura ku mukire umukire wangiriye icyizere tugakorana ninaza ngo mwihumure wo mubwire ko nazongera gukora aho hantu kubera ko abo bandi mumbabarire mu nyumve mumbabarire mu nyumve iyo voice note irahari mumbabarire mu nyumve hanyuma ndababwira murakuze man niba koko mwishimiye iterambere ryanjye mureke nikomereze rikorera umunsi wo kuwa mbere mundeke nkomeze mu umunsi wo kuwa mbere urumva noneho barangije ndababwira ngo mureke niba dushaka ko mureka ndeke rindimeje mushaka kandi kabari ndababwiye ngo reka duhindure rendimesha tuyirebe kabari tuyimuriramo tugashake ariko nanjye mbe mfasha abo bantu kwa mbere babe bagihari kandi ntabwo ari bwo bwa mbere nari nkoze rendimesha badahari kuko urumva byarabaye kanuza umuboss araza arambwira ngo ahereza amafaranga Eric menshi kandi ngo atayinjiza ngo Eric ngo naga gikora akazi nkuko ngo babivuganye uwo muboss ngo ashaka kuduteza ndamwe bibwire Eric nta kibazo nanone ngakeka ko aba bantu nanone bundi hari ikintu Imana hari n'ibintu Imana igukuramo ukabona ko byari ngombwa urumva mu gihe nanze kubabwira none najya kubivuga bakambwira ngo oya ngo mubwire ko utazasubirayo gukora kuwa mbere ndi kubabwira ngo dushaka tuyimurira Kaspa kabavuze aravuga kandi akavuga cyane koko Eric rakabavugiye bagahitiza ijambo ryanjye barishyiraye hasi ndavuga ni kurwanira byinshi ukabona duke wari ufite reka ngumane rendimesha yanjye ubundi mwebwe ubwo ngubwo niba mutanyumvishije nka murumuna wanyu koko niba ndi murumuna wanyu mukaba mutabashije kunyumva kuba narababwiye ngo bafite amamodoka iryo jambo abantu narikuye bafite imodoka nyine na Kaspi afite imodoka nereka afite imodoka nabibabwiye ko impamvu nabivuze nanjye mu iterambere mbishaka natareka ku kazi kanje ko kuwa mbere utwo dufaranga natwo ndukeneye ngo ndubike naye ngizyo nziteza imbere ntabwo nigeze kandi amafaranga uramukirama ni amafaranga nanjye ubwanjye mba yabanyuzwe n'umutima wanjye rero impamvu nabivuze nabwo nari maze no gukorera provisoire mvuga ndayibonye nzagura imodoka mu kwa mbere hanyuma ubwo muzanyerekana mwe mwaziguze nitujya no kwigura ibyo nari maze n'iminsi mbivuga mbibabwira ntabwo nigeze mbagirira ishyari ngo nuko mfite ngo bagize nge nabahaga urugero rwo kubabwira ukuntu nyine bandeka nanjye mani nkashaka udufaranga nkatwegeranya nyine nanjye nkatera imbere Eric niyagira ikintu ambwira Kaspi niyagira ikintu ambwira ngiye kubona mbona ibinyamakuru bitangiye kwandika ngo bansezereye ndavuga ariko se bagusezerera mu giki ibyo bintu byerekana kandi ibyo nshaka no manyimara kubibona ko babikoze nahise menya ko atari bakuru banjye ahubwo ari barumuna banjye kuko mbarusha ubwenge niba koko umuntu batamwicaza ngo bamubwire ikintu sibyo ibyo bintu mu byumve mu imbabare mu nyumve bamubwire uti tugiye kugukuramo uratunaniye bagahita birukanira kwitangazamakuru bakavuga ko Benda bamwirukanye ibyo bintu biba na kontra twasinyanye ikintu nababwira nibakomeze traffic nkuko bajoninze abakunzi banje bari hano sindekeye gukora ngiye gukomeza nkore n'uni nkuko byari bisanzwe nawe ubundi ukuru nuko garuka ku kantu ko kumwima wamwimye iki umva Godfather ibyo bintu nayo ngiye kubivuga navuga menshi shiraho umucyo nanga ukuntu mu buzima bwawe ubaza ubusa yego mani ubwo se ari kumbaza ibyo navuze si bihagije n'izindi kwiba abantu umubiri wo mu gice cyo hepfo ngo iki ibyo ngende ndi gutekereza yaba yaramusabye bidasanzwe kuko yamusabye kuki uri nawe abitekereza ariko wo mu gice cyo hepfo hagati y'ahantu ipantaro Benda fata umwanya yakwimye akazi wamwimye akazi wamwimye amayinite wamwimye iki turi kumwe fata ijambo
iyo muri kuza kunusuranusura dushira umucyo hanze ibingibi nibyo bigenda bikaba amatiku abakagenda bongorera muri abavandimwe iterambere rirakenewe hari ibyo Eric yavuze numva nibyo niba avuga ko aho wakoraga bagwembaga 100,000 kandi abandi babahemba miliyoni akumva urimo babagamo ngiriye kugira aha ngiye Eric numva ibyo bintu niba ari business ukajya kuri low standard ndashaka kugira ngo ubishireho umucyo hanyuma wamwimye iki ibyo wamwimye bihuriye n'akazi amafaranga ndayanze niba kuko abandi bahembwa miliyoni ubu nagiye gukorera ayo mafaranga 100,000 ese ako kabari kabahemba miliyoni nakaye Derek bamuhemba miliyoni ni Maruno ni Muyango na Muyango babibanjemo ndakeka miliyoni sinjya kujya kuvuga ibintu byinshi akabari kinjiza miliyoni gahemba abantu miliyoni 3 kwijoro rimwe ku kabari nakaye twagiye Caspi munzamurire DJ Caspi ngwino DJ Caspi mbabari ruzamuke hano gato turashaka ngo tubishire mu cyo ntabwo tugiye gucocyorana ibibazo biraza kubazwa munyihanganire gato nguyu Caspi araje uravuze ndabona ari online muzamuke naze na posting nzamurira Caspi muramushyira imyanya yose imyanya sinjye kuko yanjye ari wiyoboye urumva nabura umwanya mushyiramo nanjye ko nakwimanura akazamuka ko ufite ibyo avuga ngenda avuga iki DJ Caspi request ndakubonye request please requesting Mike reka tukire ibintu musaza ubundi yamanutse ati yaragiye kuryama dore ngo yaje ndenda batangiye kumutamo za dinozoro hanyuma reka nze nkubwize kuri wowe we aga icyo gitanda ntabwo ni icyo muri video class ngo kivane kuri ari kuri zerekana ni igitanda ushobora gushyira imbere y'abandi 300 ukumva ko jewe narakubwiye ngo zerekana icyo uriho bro anga ikigara umusore yariteje yazamura akaboko ukabona kameze uko aba yariteje imbere mwana DJ Caspi yahagaze DJ Caspi we kana ibintu byenda vuze urabyumvisha ape ngo iki je nago nari mari tumushobotse umuceri nko urambwira ko utaruhare yona narayobewe Briane mukiremo mu ncamake ibyo buri ntuzavuze kumvira tangaje mfashe okay reka nsubiremo ndasubiramo reka nsubiremo ndahari ndasubiramo Benda arasobanuye mwasheri wanjye ako se mana thank you umva Benda mwebwe nta kibazo afitanye no kuri The Rush sibyo kuba yarababwiye ngo ibyuko mufite amamodoka kandi koko nibyo pe kuba yababwira ati namwe mufite imodoka nanjye mfite na Eric afite imodoka nanjye nyine ndashaka gutera imbere ndashaka gukorera provisoire ngakorera permis nanjye nkagura n'imodoka ibyo nabyo ni ibitekerezo byiza ikindi yimye Eric yagiye amusaba kenshi akamwima cyamaye nka data ibyo nabyo uretse wenda byitazi kasireka ubundi bajya bavuga ngo umwe niba sinzi umugani bajya bacana bari ngumwe nga yigiza nkana ngo abagize ari babiri ngo umwe abayigiza nkana ibintu ntazi ibintu nk'ibyo uri kumva avuga yuko Eric ati njyewe Eric yansabye kenshi ndamwima pe ati ikindi ati njyewe nabasa ati ntabwo ibyo byakenshi aravuze ngo yaransabye ndamwima ibyo byakenshi uri kubikora wese ukabizi waretse mane uba mubwire nta muntu ujya usaba undi rimwe habaho gutangira kugira ngo urebe wagwani hakabaho kongera gusubira kugira ngo urebe wagwani gatatu iyo umuntu amaze gusaba undi gatatu akamwima nibwo abona yuko uwo muntu atazapfana namuhaye nuko Benda avuga yuko ibyo nta byishyari kubera ko n'ubundi murakorana kandi mumufata nka murumuna wabo kandi koko ni murumuna wanyu uri kumva ariko ibyuko atari umuntu ntimwemeraga ko avuga ko atanga igitekerezo yego ntabwo mwemeraga ko atanga igitekerezo nyine Caspi ukavugira hejuru na Semuhungu urabizi ukuntu nawe aba arimo araturagurika noneho uriya nawe ngo bikamumerera nk'injugu mbega agacanganyikirwa
akabura ukuntu yavuga ijambo na rimwe ibyo akicecekera. Uri kumva ibyo uko mushaka akazi yego wenda pe muragashaka, ariko kuba nta kibazo afitanye n'umuntu watumye amenyekana, ubwo yavugaga The Rush ati njye nibo batumye menyekana, nta mpamvu rero kujya kubihenuraho ngo kubera yuko ngo njye na runaka ngo n'abandi bataje, ahubwo wenda twago ikindi kandi yarababwiye ati niba mudashaka nsubira The Rush reka dushake ahandi hantu ariko iguma ari Lendimesha, abantu banjye ba Lendimesha bakipinge mbagumane nyine nti simba buri mwebwe namwe mukashaka kumupushinga akagume akatirana ni uriya Monica ngo mama nibyo ngibyo. Yego urumva ko nibyo ngibyo, ariko reka rero mbabwire bana we uyu nite bahaye amvaga abanyirari kakunda n'umurongo Benda ibintu ego kutoye ko ari wazanye traffic niwe wazanye traffic niwe wayishinze. niwe data we nari byibagiwe ceceka, niwe wazanye izina rya traffic, ati uko mwari mumaje guzaza mukorana nyine niwe warizanye iryo zina ngo nitwe traffic igege, niba ari traffic igege niba ari traffic jam niwe wayishinze, ariko nabyo byongera oya nawe ibyo byo gushinga yari yavuze ko ariwe wazanye izina. reka kugira ngo bihuze igitekerezo mbabwire iri zina rijya kubaho nta nubwo ryafashe n'amasegonda, nabivuze nikinira. Iri zina ni njye waryise, ndababwira mureke tuyite traffic, ntawambwiye ngo hoya, yose mwe bose bahise babyikiriza. Ibyo gusabana ngo no guhana byo, ibyo ni ibintu bibera mu muhezo w'abantu, ntabwo nabimenya, ariko Benda ubwo baza ukuri gusa ukuri ubwo se mushatse kuvuga iki cyangwa wenda babikozemo gake bro, njye ntabwo njye nahise njye ndi umusangira ese ko woroheje uri kutava ngo uri kuvuga mu kanya mane rega nari njyanye bro, nari njyanye ndaraje uri kwiremba umva Kaspi bro, mushaka nkiri umucyo wagana hehe ku kihe kintu? none se ibyo ari kuvuga mu kanya ngo uvuze ngo Benda ni uzi ukuri kandi mu kanya ari kutubwira ko Benda adashobotse. ngiye ariko si muri amisha ibyo guteretana byo ntabwo nabimenye, ibyo guteretana nta kintu nabimenya. uretse gato ibyo wavuze byose ko abivuguruje ni ihe fact igaragara ko ibyo yavuze bitari ukumuharabika ngo yarahari, ibyo wamuvuzeho byose uretse gato Benda ntabwo namuharabitse, ntabwo mbivuze kumuharabika, ibyo wavuze araje arabimunyomoza sibyo mwabimubwiye namwe se butibiri bwa shyamba Brian nicyo amaze aha ngaho, none utekereza ko Brian ageze ku bihumbi 10 abandi bari kuri 200 se atari umunwa we yabisobanuye, ibyo wavuze byose yabivuye inyuma bibwira Benda arabyigarama nawe atanga verisiyo ye, none nyuma yuko Benda yihakanye ibintu bya kuri agatanga na fact, ibyo Benda avuze nawe barabikubwiye urongeraho iki? ibyo Benda avuze icyo kuvuga ngo kuba baramuterese byo ntabwo byo ndi bubivugeho, ntabyo nzi. icyo rwose cyo ntimujye kukimbaza, ntacyo nzi. ariko ibyo guceceka ko abantu babiri baganira ntabwo kazi ibyo ngo se yabiza ateka ibyo bizwi nabo babiri, ibyo ngibyo byo bindi byo kuvuga ngo komeza ibyo kuvuga bindi ngo Benda ngo yashinze traffic, byo ntabwo ari byo. ibindi byo kuvuga ngo ntabwo yashwana na The Rush ngo kubera ko ngo ariyo yamuzamuye, Benda vayo ngo kubera ngo bamucurangiraga nabi, ndamubwira Benda ufite inshingano nyinshi, niko nanabisubiyemo, weho guma mu kazi ukorera amafaranga. icyo kintu nagihakana, ibyo naba ndavuze byose mumenye ko atari Benda afungura Michael brother, turavanga dushyizeho umucyo, Benda agenda akore atera imbere, Rika atera imbere, ugenda utera imbere, umucyo utahe mu banyarwanda. Twakomeje Benda icyo bakivugaho iki umubwire Kaspi ndabanza mushimire kuko niwe wanjyanye The Rush. urumva hanyuma kuko niba kuko avuze ko mfite inshingano nari kureka The Rush kubera iki se bwo nayiretse ejo bundi nagiye gukorera bagahita bambana, niba kuko mfite inshingano yego ugifite ijambo aho ngaho Benda. biravugwa ko wowe utahana abagore Shakira
Shakira nawe agatahana abagabo. urakoze cyane mu yandi magambo ntabwo uri indaya isanzwe uri indaya y'umwuga ibi bintu bishyireho umucyo nibyo mwapfira nta mukobwa nigeze nahana urumva nta mukobwa nigeze nahana ahubwo ibintu twapfuye njye na Shakira ni ibintu biri private Nego ya ni ibyanyu kabisa. Ni ibyacu ntabwo ndi bujye kubivuga ngaha kubera ko ahubwo ikintu nangira live bituma mvugisha ukuri kwinshi cyane niyo mpamvu nanga live ntabwo ugomba kwanga bro reka nkubwire niba uri mu iterambere ukuri kuba gukenewe kugira ngo ugaragaze version mutekereza ko guceceka kwanya ari byo byiza mujye mureka nyine mbona mvuze navuga ibyinshi cyane n'ibyagiye biba mu ibanga urumva rero none turi gukora iki ariko Benda niba oya ngewe kiva icyo ndi kuvuga ndi gushyira mu mucyo okay Ese ubundi gutana abakobwa ni icyaha gutana abagabo ni icyaha ku buryo umuntu byagomba kubizira yabizira none se bidahura se wa Ndetse bihuriye na ariko se waretse ko nakugize umuvugizi wa Benda ko hari wowe ni waretse akivugira Buriya no kwereke bamushijaga ko batandukanye umva mu mijambo kuko umuntu atanya kurya Brian uritanye Brian ndagukunda ariko nutanya guhamba igihande kimwe tuzasuna duswerana ndiri kuvuga nangu bizi how many time na social media makuru umuntu amatandukanye nanjye kwibuka tayuka ukikajya maga dakiyamya mugore dakiyamya niba ushaka se how many time na social media makuru akora njye batandukanye watevuga turande rwa mugore we Okay, mute na Brian. Oya nushaka urakane. Oya none se jewe na mugore kubera